Muze shamba bwira ibintu byatoye kuri airport, babwira ibintu byatoye mu gitondo ngo abantu bapostinze mana we ngo natukanye. Uyu mwana azanzanira imbwa yiruka. Uyu mwana azanyikoreza inkoni ishyushye winyiregura inyuma. Bivuga byose uko byaje. Ceceka nyine mbivuge. Imvura yicamo hagati. We cyangwa dawa cyangwa nako narima. Oya kugira ngo mubiki byatangiriye. Yese kugira ngo nisange ndi gutukana n'ukubera. Mari cyo kuzanga bwiza ukuri uyu mugabo yakubise urushite chape. Mari yarumukubise ku byo atashanangira kubona izino mboni zo mu ngaha. Hari ukuri zitazikara. Bije rero wowe warigikora make mu modoka kabira kamubwira. Brese kubanza kuvuga inkuru yanjye irangira. Nako ndebanye n'umukobwa ukomvuganye n'umukobwa banyita umutinda. Uwo mugabo nkubisubiza baravuze ngo ugiye kumurongora. Bro, ndebye ukuntu ndi gukora ubugira neza, ndebye ukuntu ndi kwitanga, ndebye ukuntu ndi gukora nimuwe. Mpita nanjye ndarakanamwa ngo karongore nyoko. Ariko ndimo ndamanuka, sinanashatse kumenya uwo mbwiye iryo jambo. None uwo mugabo impamvu nanamumenya ajya mu biturushi yaje aramwa ngo tesha ngira ngo numura w'umusaza uje kunyihera $. Nukuri uru rushi ntabwo nabasha gusona uwo mugabo yarafite ikiganza kinini gutya. Yarufasha gutya amwomekamo hano gutya. Urwo rushi sinshaka kurutekerezaho nizanki. Hari ntabwo ubona ya mikino y'inshi bagukubita ijigo ayamenya agahita yidukira akajya hano. Wenda mfite akajigo pe ariko ntabwo ijigo ryanjye ryanga nagagutya.